Kadusenge. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru ryera, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe, wongeye kuduha amahirwe yo kubaho, izina ryawe ryera rihimbazwe. Turi imbere yawe tugiye kwiga ijambo ryawe, tubabarira ibyaha byacu n'abateze amatwi bose. Umwuka wawe adufashe, ayo twavuga n'abumva, adushoboze kumva amagambo avuye kuri wowe, atubere agakiza, tuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amen. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, Uwiteka abahiri. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Mwongeye kurarikwa kugira ngo mukurikirane ijambo ry'ubugingo. Insanganyamatsiko yo muri uyu mwanya iragira iti uburezi bwiza. Uburezi ni ingingo igarukaho kenshi, cyane cyane mu buzima bwo muri iki gihe. Hari uburezi, iryo jambo ry'uburezi bufite imvugo nyinshi zikoreshwa haba mu mashuri, ariko uburezi bwiza tugiye kuganiraho uyu munsi ni uburezi bwiza butangirwa mu muryango. Kuko dufite abana, namwe mufite abana, ariko murabizi yuko iyo umuntu abonye amashuri meza, akiga mu mashuri ahenze kandi atanga ubumenyi buhambaye, ariko iyo umuntu atabonye uburezi bwo mu muryango bwiza, mu by'ukuri ntacyo ayo mashuri ajya amara. Niyo mpamvu uburezi turi bwibandeho uyu munsi ni uburezi bwiza, ariko turabuhera mu muryango. Uburezi bwiza bugizwe n'ibintu by'ingenzi turi buvugeho muri uyu mwanya. Bidasobanuye ko tuvuze byose, ariko ibyo turi buvugeho ni ukwigisha, gutoza, kumenyereza ndetse no guhana. Mu gitabo cy'Imana hatubwira yuko igihe cyose umuntu ari umubwiriza mu itsinda yaba ayoboye ryose, asabwa ibyo bintu byose kubikora, kuko iyo akoze kimwe nta musaruro uboneka. Mu gitabo cya Timoteyo ya kabiri igice cya 4 uhereye ku murongo wa 2 turasoma aya magambo agira ati: ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe cyose umuntu ari umubwiriza w'ijambo ry'Imana, igihe cyose ukeneye kuzajya mu ijuru, ukeneye abo uzakiza, umuntu agomba kwigisha, agahugura, agatoza, akamenyereza, agatesha kandi agahana, ariko akabikorana umwete. Ariko iri jambo ngo mu gihe kwene kitagukwiriye, ritubwira yuko igihe cyose umuntu agira itsinda yigisha ijambo ry'Imana, agomba kumenya yuko abantu badafashwa gusa nuko bahagaze imbere mu materaniro, ahubwo igihe gikwiriye n'imbere y'igiterane. Ufashe biriya ngaha ndi, ikidakwiriye ni igihe muri kujyana mu nzira, igihe muri gufatanya koza amasahane, igihe muri mu modoka, igihe mwicaye muri mu gutoranya wenda imyaka, igihe mwaba muri mu murima muri gushaka ibyo kurya, muri mu isarura cyangwa muri mu buhinzi. Icyo gihe umwigisha mwiza nibwo yinjiza inyigisho ze mu babwiriza, cyane cyane mu kigo cyacu kitubwira uburezi bwiza, ariko bugomba guhera mu muryango. Niyo ntambwe ya mbere. Igihe umuntu akeneye ko umwana we azaba umwana mwiza, agomba kumwigisha ijambo ry'Imana bari mu nzu, akamwigisha amasaha yo kwiga ageze, ariko agomba no kumwigisha n'iki kidakwiriye. Kidakwiriye cya kindi tutazi ko ari cyo kubwiriza mujyana mu nzira. Ni uzi umwana wa ahantu ari hasi, ahantu adatera imbere, ahantu afite imico mibi, ahantu yakosorwa, kumuganiriza utari kumutota, utari kumutuka, utari kumucyurira mwana wanjye, njya mbabazwa na kamwe gakosa ufite, kandi ahandi uri mwiza, ugerageje gukosora byagufasha, ukabisengera, dore ko umuntu abitsinda, dore ko arwana intambara. Ibyo biganiro, iyo nyigisho wateguye, uyimubwira muri mu nzira, muri mu murima, icyo gihe kidakwiriye. Rero tugomba kumenya yuko uburezi bwiza bugezwe no kwigisha, kuko iyo kwigisha kutabayeho tugategereza umusaruro, nicyo kibazo gikomeye cyane. Ariyo ntambwe ya mbere mu cyigisho cyacu turi bugarukeho muri aka kanya tugezemo, ni uko mu burezi bwiza ababyeyi tugomba gushaka igihe cyagenwe cyo kwigisha abana bacu. Tukaba dufite urutonde rw'inyigisho za rusange,
nk'uko turuze kwisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro cya 18:19 hari ijambo rivuga ngo impamvu Imana yamenye Aburahamu yari bimubwiye ngo kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo, reka turisome muri Bibiliya uko ryanditse kugira ngo tutaza kwigabanyiriza uburemere. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 18 umurongo wa 19 Imana yavuze aya magambo akomeye agira ati kuko icyatumye mumenya ari kugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Aburahamu sekuruza w'abizera mu mpamvu zatumye Imana imumenya ko ari kugira ngo ategeke abo mu rugo rwe abatoze kumvira Imana, abigisha amategeko y'Imana, abigisha kubaha Imana, kugira ngo Imana izabone gusohoreza Aburahamu ibyo yamuvuzeho byo kuzaba umugisha w'isi yose. Nuko Aburahamu mu byo agomba kuzuza bikomeye kwari ukwigisha abo mu rugo rwe, akabatoza kubaha Imana, akabamenyereza, akabigisha amategeko y'Imana. Iyo niyo mpamvu nawe uteze amatwi ijambo ry'Imana ongera wumve ko nawe uri mu mwanya uri umwana wa Aburahamu. Nanjye nawe impamvu Imana yatumenye mu cyambere cy'ingenzi nuko twigisha abo mu ngo zacu, tukabatoza amategeko y'Imana, tukabamenyereza, tukabigisha, maze bagatera imbere bakamenya ibyo bahesha ubugingo. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 7 niho tugiye kubanza gusoma aya masomo y'ingenzi ahari atubwira ibyerekeranye n'uyu murimo w'ingenzi wabaye w'ingirakamaro mu bihe byatubanjirije. Haranditse ngo ni turahera mu isuku ya 3 mu cyigisho cya 7 umubyeyi wa Yesu yitaga ku mikurire y'umwana we. Umubyeyi wa Yesu yitaga ku mikurire, reka mperero gatoya, igitekerezo kigufi cy'imyaka ye ya mbere Yesu cyuzuyemo ubusobanuro ngo nuko umwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwinshi bwari muri we. Mu mucyo wo kuba ari kumwe na se, Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Ubwenge bwe bwagiraga umwete kandi bwimbitse, yatekerezaga neza cyane kandi ari umunyabwenge kurusha abana bo mu kigero cye. Imico yari itunganye ku buryo budahindagurika, imbaraga ze z'ubwenge n'iz'umubiri ziyongeraga zikurikije amategeko agenga imikurire. Yesu yari umwana mwiza, utekereza neza, uba neza, ufite ubwenge bwiza ku buryo yabaga ahaye intera abo mu kigero cye. Ibyo rero Satani akunda kutubwira yuko ngo nuko yari Yesu nyine ngo twe ntabwo twabishobora, ariko n'uyu munsi turacyabona abana b'intangarugero mu modoka, ku mashuri, mu mirimo, mu miryango, aho uvuga utari ku mwana wa kanaka ntabwo ari umwana usanzwe. Arubaha, afite ikinyabupfura, ariyoroshya, arumvira, n'umunyamwete. Mu by'ukuri tureke gucika intege, mu isi barahari, hari abana beza, nawe ugeraho ukavuga uti nabaho uyu mwana ari muri bake yamaze kubona. Kandi nanjye uvugana namwe narababonye, hari abantu ubona ko uyu mwana ntasanzwe, uyu mwana arihariye, uyu mwana ameze neza. Yesu rero yari mu bana bavugwa ngo yari umunyangeso nziza, yitonda, aba neza, agira umwete, kandi abantu bamushima, yemwe ikiza kirutaho n'Imana ikamushima. Ariko se Yesu byapfuye kubaho gusa cyangwa hari umuhati w'umubyeyi wahabaye? Haranditse ngo umubyeyi wa Yesu yitaga ku mikurire ye n'imibereho ye. Uyu ni Mariya, afite impuhwe nyinshi za kibyeyi kandi yashimishwaga cyane no kubonera kw'imico ye. Yanezezwaga no gutera umwete uwo mutima wumvira kandi ujijutse. Umwuka wera aha Mariya ubwenge kugira ngo ashobore afatanije n'abamarayika b'ijuru kwita ku mikurire y'uwo mwana Yesu wari uzi ko Imana ari yose. Uhereye mu bihe bya kera cyane birumvikana ko Mariya yakoze inshingano ye, yigishije Yesu umwana we wari uzi ko Imana ari yose. Mariya yari abizi, Yesu yaje kubimenya maze gukura. Mariya yashyizeho umwete rero. Uhereye mu bihe bya kera cyane abakeranutsi b'Isirayeli bitaga cyane ku nyigisho zihabwa urubyiruko. Uwiteka Imana yarategetse ko guhera mu bwana abantu bakwiye kwigishwa iby'ubuntu bwayo n'ibyo gukomera kwayo kuko byagaragajwe by'umwihariko mu mategeko yayo, kandi bakamenyeshwa n'amategeko ya Isirayeli, indirimbo n'amasengesho n'ibyigisho n'inyigisho y'ibyanditswe byera. Nibyo byagombaga
gutoza urubyiruko ubwenge. Ba se na ba nyina b'abana bagombaga kwigisha abana babo ko amategeko y'Imana ari agaragaza kamere yayo, kandi mu kwakira amahame y'amategeko mu mitima ari bwo umuntu yigaruramo ishusho y'Imana. Inyigisho yatangwaga mu mutwe, ariko abana bakigishwa gusoma inyandiko za Giheburayo, kandi imizingo y'ibitabo bya Isirayeli rya kera niyo bigiragamo. Mu gihe cya Kristo imiryango itarahaga urubyiruko rwayo inyigisho z'iby'idini yafatwaga nk'iyavumwe n'Imana. Aya mabwiriza ni meza. Mu Isirayeli Imana yarategetse Abisirayeli, kandi barabyumviye yuko urubyiruko rugomba guhabwa inyigisho, bakamenya ibintu by'ingenzi bitatu. Icya mbere bakamenya ubuntu bw'Imana, ubugira neza bwayo, uko Imana iba neza, ko ari ibafasha, ko ari ibaha ibiryo, guhumeka n'ibindi. Iryo somo ryari ihame n'uyu munsi, kandi ni iby'ingenzi. Ntabwo turi kubyiga nk'amateka gusa, turi kubyiga nk'ibitubereye uyu munsi. Kwigisha abana ubuntu bw'Imana ni isomo ryiza cyane. Akamenya yuko iyo abyutse ahumeka ni Imana yabimuhaye, kuba ari gushobora kwiruka ni Imana, kuba ari gushobora kuba yakize yararwaye ni Imana, bafite ibyo kurya ni Imana, kubona amazi ni ubuntu bw'Imana. Ngo bigishwaga byimbitse ubuntu bw'Imana, bakigishwa gukomera kw'Imana, gukomera kwayo, uburyo ifite ubushobozi, uburyo ifite imbaraga, uburyo ikomeye, kandi bakigishwa amategeko y'Imana arimo n'amateka ya Isirayeli, kugira ngo bamenye neza amategeko y'Imana ko akomeye, bagomba kuyumvira. Kandi bakigishwa amateka y'Abisirayeli, kumenya uko babayeho, uko bahamagawe, uko Imana yabigaragarije, uko yabatabaye, uko yabiyeretse. Izo zari inyigisho zihabwa urubyiruko, kandi bakabigisha bakoresheje ubu buryo buvuzwe. Turasomye ngo babigishaga mu mutwe, bisobanuye umubyeyi agomba kuba abizi, yarabisomye abizi neza. Kenshi kuramburira abana ibitabo bararambirwa, akabibabwira mu mutwe nk'ikiganiro. Niko tusomye ngo babwiraga mu mutwe. Bayi baratojwe abana babyeyi kwigisha abana mu mutwe, ubaganiriza abana banjye habayeho Isirayeli nuko bigenda bitya, Imana igira ubuntu, buryo imyaka imeze, ibiryo bihiye, buryo iyo uriye bigenda bitya, ni ubuntu bw'Imana. Ngo biba amaraso, buryo Imana igira neza. Uko kubwira umwana mu mutwe, ariko bamara kubibabwira bakabwira bati ibi ndi kubabwira muzabisome mu mizingo y'abahanuzi muzabisangamo, kandi musome kino gitabo, musome na kino, musome na kino. Nuko umwana yamara kuba ibyo bintu by'inkuru nziza, ibintu by'ibitangaza by'Imana, gahita agira amatsiko agenda akarambura agasoma, gasanga niho biri, maze akaryoherwa. Kandi namwe iyo muteze amatwi ijambo ry'Imana, hari igihe umwigisha avuze ijambo rikomeye, riremereye cyane, ukumva uri buruhuke ubonye ipaji yasomye. Kandi mu gihe wenda hari yasoma yari kugeza kuri ayo magambo warambiwe, cyane cyane abana batoya. Ubu nibwo buryo bakoreshaga babigisha. Nuko rero kuko wari umuco wa Isirayeli, Yesu mu mico myiza na Mariya yagize uruhare rukomeye cyane mu kuyimutoza, ngo yagiraga umwete wo kumwigisha akoresheje ijambo ry'Imana. Muri iki gice murakomeza musome, wenda yo ntari bugireho yose, ngo Yesu ntabwo yagiye mu mashuri y'abarabi n'abigisha b'idini, ahubwo yigiye iwabo mu rugo. kandi nyina iki gitabo yamwigishirijemo ni imizingo y'abahanuzi. Nuko Yesu abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu, ariko uruhare rwa Mariya narwo rurabonetse, ariko twifuza ko ababyeyi b'uyu munsi nabo babyumva. Mbese niba Yesu umwana w'Imana byarasabye inkunga y'umubyeyi, byarasabye inkunga ya Mariya, byarasabye inkunga y'umuntu, ngo imico ye Yesu itungane, agire igikuriro cy'ubumenyi, amenye imico myiza, agire ijambo ry'Imana umugenga we. Niba byarasabye ko umubyeyi ahaza, burya iyo Imana ibona Mariya adakenewe, ntabwo Mariya yari kwirirwa aruha, yari kwikorera indi mirimo yari ihari. Yari umukene, yakigira mu kandi kazi ko guca inshuro. Ariko kubera ko ijambo ry'Imana ryagaragaje ko Mariya yashyizeho umubyizi we, kandi ukavugwa cyane, yamugishije gusoma. Ntabwo Yesu yavutse azi gusoma, kandi Mariya yamugishije gusoma akoresheje ibyanditswe byera, amugisha gutera inyuguti zo muri Bibiliya zo mu bitabo by'abahanuzi. Yesu arabyiruka ashimwa n'Imana n'abantu, ariko umubyizi wa Mariya urakenewe cyane. Nyamara icyo gihe uburezi bwaje kugira inkomyi, n'uyu munsi ari ihari. Ababyeyi baje gucika intege. Turasomye ngo ababyeyi batahaga abana uburere bwiza, byari bizwi yuko uwo mubyeyi, uwo muryango utigisha abana umeze nk'uwavumwe. Kosa ryaje kuboneka, reka turisome. Byanditse ngo tukere hepfo, haranditse ngo
ariko abigisha iki ni iki kibaye. Byageze igihe ababyeyi bagira intege nkeya, batangira gusunikira abana babo kujya kwigira mu idini, bati bazajya ku ishuri bigishwe. Habaho amashuri y'uburezi, ntabwo arimo barakwiye, ariko ikosa ryabaye ni uko aya mashuri yahise aca intege ababyeyi, hasigaye umuntu yumva yuko uhereye umwana akiri mutoya hari undi uzamwigisha. Nuko baharira abana babo abandi bigisha, babasunikira abayobozi b'idini kugira ngo babigishe iby'ubwenge busanzwe by'Imana, iby'ubwenge busanzwe mu isi bukenewe. Nuko ishuri ry'ababyeyi riragabanuka ribura imbaraga, hasigara iry'idini n'amashuri asanzwe. Mwumva icyaje kuvukamo rero hepfo. Ariko abigisha bitaga gusa ku mihango, buzuzaga intekerezo z'abo bana ibintu bitagira umumaro, bidashobora guhabwa agaciro n'ishuri rikuru ryo mu ijuru. Kandi ubwo buryo bw'imyigishirize nta kanya bwatangaga ku bunararibonye bubonwa gusa no kwiyakirira ijambo ry'Imana umuntu ku giti cye. Abanyeshuri bari barazingazinzwe mu mihango y'inyuma gusa, ntibabonaga umwanya uhagije wo gusabana n'Imana, ntibashoboraga kumva ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yabo. Muri uko gukurikira ubwo buhanga bateye umugongo isoko y'ubwenge, ibintu by'ingenzi byo mu murimo w'Imana byarirengagijwe. Amahame y'amategeko atangwa nabi, ibyo batekerezaga ko ari inyigisho zishimwa zo mu rwego rwo hejuru, mu by'ukuri nizo zabaye inkomyi yo gukuza amajyambere y'ubumenyi bukwiye. Inyigisho yatangwaga n'abigisha b'Abayuda yateraga ubwenge bw'abana b'urubyiruko kugimba, bakononekara kandi bugasigingira. Inyigisho za Yesu ntabwo yazikuye mu ishuri y'isinagogi y'Abayuda. Nyina niwe wabaye umwigisha we wa mbere wo ku isi. Yesu yamenye ubwenge bw'ibintu byo mu ijuru, abyumvanye nyina no mu mizingo y'ibitabo by'abahanuzi. Ariko ku bibero bya nyina yamwumvanaga amagambo yari yarahaye Abisirayeli ba kera, ayanyujije mu kanwa ka Mose. Hanyuma nabwo ntiyagiye mu mashuri y'abigisha b'Abayuda. Inyigisho yari kuvana kuri iryo shuri, kuri iryo riba, ntabwo yari ikenewe, kuko Imana ubwayo ari yari umwigisha we. Abigisha babaye rero ubwo ikosa rirabaye, ababyeyi basunikiye abana baba bigisha. Ariko ntabwo aya mashuri bari kuvuga ari amashuri aya ngaya y'ubwenge yo kwiga indimi n'ibindi bikenewe mu mashuri yo ku isi ko byari ingenzi, ahubwo ababyeyi basunikiye Abayuda kuba abarezi b'abana babo. Pastor azakwigisha, nuko dusoma mu gitabo cy'uvuga byose ko hariho no muri Bibiliya ko hari icyumba abana bigiramo. Hamwe dusoma mu gitabo cya Luka, Yesu yagiye mu minsi mikuru, agezeyo n'abajya muri icyo cyumba hamwe n'abandi bana. Ariko kuko Yesu yigishijwe na nyina kandi yaramaze kuba umwana mukuru, agereranije ibyo Abayuda bari kumwigisha n'ibyo yigiye mu ijambo ry'Imana, asanga ntabyo bazi. Igitangaza, uyu mwana wigiye ku bibero bya nyina ijambo ry'Imana, agiye mu giterane cy'idini, agiye mu cyumba abana bigishirizwamo, bahugurirwamo, yumva bafite ubumenyi bukeya, kandi yumva n'abigisha bafite ubumenyi bukeya. Nuko agerageza kubabaza ibibazo by'ingenzi cyane byari byerekana umurimo wo gucungura, cyane nka Yesaya 53, ababaza iby'ayo magambo kugira ngo arebe ko hari icyo bazi cyo gucungurwa. Asanga nta makuru, abatambyi birabayobera, abanyeshuri ntibabyumva. Nuko yasagaragaza kubasobanurira, abasobanuriye cyane. Abarimu batangazwa n'uwo mwana, bumva ko bamwiyegereje cyane, yazaba umunyeshuri mwiza n'umwigisha mwiza. Ariko ntibari bazi yuko azanye umurimo ukomeye bazarwanya, kuko bari barinangiye bafite imitima yerekeye ahandi. Ariko aho Yesu yakuye ubwenge ni ku bibero bya nyina. Rero n'uyu munsi wari ingorane zikomeye. Ababyeyi benshi ntabwo biyumvisha inshingano, ahubwo bishimira kumva bazigishwa n'abandi. Abavuga bati mushakira abana bacu amateraniro, mubashakira amahugura. Ni byiza gutegura amateraniro y'abana, byo gutegura ibiterane by'abana bakigishwa bagahugurwa. Ariko ababyeyi munteze amatwi, igihe cyose usunikiye abana bawe kundi mwigisha, uruhare rwawe ntiruboneke, hari igihombo gikomeye cyane kizabaho byanze bikunze, kandi bikazagaragara ko cyazanye igihombo giteye ubwoba. Cyari kumarwa nuko umubyeyi yumvise ko inshingano yikomeye, ishuri rya mbere ari uko umwana yigira iwabo. Uburezi bwiza rero bubera mu muryango, ndetse mvuge nti ubwo burezi
burahagije cyane gukuza umwana hagera ku bumenyi bwiza, hasigaye ubundi bukaza ari inyongera izatuma umwana azagira ibyo akora mu isi, akibeshaho, akazagira icyo yigezaho. Ariko iyo iryo shuri ryirengagijwe tuba tugize aho gakomeye cyane, kazazana igihombo kitagaruzwa kandi kizamara igihe kirekire. Reka turebe ikindi gitabo cyitwa uburezi n'imirire myiza. Uburezi n'imirire myiza 92, uhereye akivuka umwana akwiriye gusanga hari ingamba zafashwe zo kumurera, kumutoza no kumuteganyiriza. Se na nyina nibo ba mbere bo kumukuramo ubunebwe, uburangare, ibinyoma, ubujura, kwisuzugura, amahane, umwiryane, ubutesi, umwanda. Kuva ubwo agatozwa ubupfura, ubutwari n'ubunyangamugayo. Iyo tugiye mu nama kenshi ku mashuri usanga abarimu badutonganya bati abana banyu mubafashe nabi, bipfira ku ishuri, bafite umwanda. Se ko mwarimu niwe uzoza umwana, niwe uzamwoza amenyo, niwe uzamwogosha, niwe uzamufurira akabutura ke? Birumvikana yuko burya abana batarerewe mu rugo abarimu baba bagushije ishyano. Aho niwe usanga n'umwana agera ku ishuri yamara kuba ingimbi, mwarimu yafata akanyafu, umwana agafunga amakofa akafata mwarimu, yaba afite n'igifato rero akaba yamukubita. Ibyo biragaragaza uburere bubuze ahantu h'ingenzi. Ntacyo bimaze kohera abana ku ishuri ariko ababyeyi batarakoze bingiye gusubiramo. Se na nyina w'abana nibo bambira bagomba kumukuramo ubunebwe, uburangare, ibinyoma, ubujura, kwisuzugura, amahane, umwiryane, ubutesi, umwanda. Kuva ubwo agatozwa ubupfura, ubutwari n'ubunyangamugayo. Biravuga ngo igitigo kikiri gito kandi uburere buruta ubuvuke. Wahisemo ubuhe burezi? Mu isi hari uburezi bw'ubwoko bubiri. Ubwoko bumwe ni abo Imana yahinduye imiyoboro y'umucyo. Ubwoko bwa kabiri nabo Satani yahinduye ibikoresho babahanga mu gukora ibibi. Itsinda rimwe riharanira kugira imico y'Imana no kurushaho kumenya Kristo uw'Imana yatumye mu isi. Tangirira ku ndirimbo z'i Betelehemu. Ababyeyi b'abagore bagomba kurera abana babo bakibagera mu biganza, bakabibara mu mahame n'akamenyero keza. Ntibagomba kubemerera kujya barakara bakiyahura hasi. Nimureke ababyeyi babarere bakivuka. Batangire ku ndirimbo z'i Betelehemu. Ayo majwi atuje azagira imbaraga ituriza imitima yabo. Mubaririmbire izo ndirimbo zivuga Yesu n'urukundo rwe. Musobanurikirwe amahame arebana no kurera uruhinja. Musome amasomo yigirwa mu buhinja, akamenyero karimo umwana akivuka na nyuma ho gato nibwo bigiri uruhare runini mu kurema imico, gushyiraho icyerekezo cy'ubuzima kuruta ubumenyi n'inyigisho zose umwana azahabwa imyaka yo hanyuma. Ibyigisho umwana yigira mu myaka 7 ibanza y'ubuzima bwe nibyo bigira akamaro kenshi ko kurema imico ye kuruta ibyo yiga mu myaka yo hanyuma. Hereye mu buhinja imico y'umwana igomba gucongwa, ikanogerezwa, ikaba nk'uko Imana ishaka. Nibwo ubwenge waba ukangutse bugomba guterwamo ibyo gukiranuka. Umurimo ababyeyi basaba gukorera abana babo ugomba gutangirira mu buhinja bwabo kugira ngo imico myiza ibashe kwiharatura mbere yuko isi ibashyiraho ikimenyetso mu bwenge no mu mutima. Ni imyaka umuntu aba akangutse cyane. Mu myaka ya mbere y'ubuzima bw'umwana nibwo ibishyika by'intekerezo ze biba bikangukiye ikiza cyangwa se ikibi. Muri iyo myaka umwana agira iterambere ridakumirwa rimujyana aheza cyangwa habi. Ku ruhande rumwe yunguka amakuru menshi y'imburamumaro, ku rundi ruhande ahakura ubumenyi bwinshi bukomeye bw'agaciro. Imbaraga z'ubwenge yunguka, ubumenyi bwinshi n'ubutunzi butaboneshwa izahabu ya Ofiri, igiciro cyabo kiruta izahabu nziza. Iyo umwana yize mu myaka ya mbere ntibipfa kwibagirana. Rwaba uruhinja cyangwa umwana cyangwa umusore, ntibanezezwa no kumva ijambo ribi rivugwa na se, nyina cyangwa undi wese mu bagize umuryango, kuko ibishyika byabo bibakangura kugenzura kandi icyo ababyeyi babagira
cyo none ejo n'ejo bundi nicyo bazaba cyo. Ibyigisho umwana ahawe akivuka ntibipfa kwibagirana. Byashoboka ko bizimangatana, ariko nimboneka rimwe ko birimbuka burundu. Urufatiro rw'imico rushyirwaho mu myaka 3 ya mbere. Babyeyi, ntimugacikwe n'amahirwe yo gutoza abana banyu mu myaka 3 ibanziriza ubuzima bwabo. Wibemerera kuyoborwa n'ubushake bwabo n'ibyo bifuza. Umugore agomba gukora atekereza ku mwana we, agomba guhora atekereza ku mwana we. Imyaka 3 ya mbere nicyo gihe cyo kugonda umwumba w'igiti ukawerekeza. Abagore bagomba gusobanukirwa ko kino gihe ari cyo cy'agaciro gakomeye, nicyo gihe cyo gushyiraho urufatiro rw'imico. Nibi byigisho bya mbere bitagize umusaruro nk'uko benshi bibagendekera bamwe, ngo bizane abana banyu ibyiza bya none n'ibizahoraho kandi bibagire abakristo. Shaka kuko sora amakosa wakoze. Niyo waratekereje ko abana bawe bagira imyaka 3, ngo nibwo uzatangira kubigisha kwitegeka no kumvira. Shaka kubigisha ubu nubwo uzabikora bikuruhije cyane. Hano hashimangiraga yuko imyaka ya mbere y'ubutoya, iriya myaka yo mu rugo, umwana akiri muto, nibwo umubyeyi agomba kurema umwana akamwerekeza aho ashaka. Ntabwo twahereye akiri mu nda, duhereye yavutse. Umubyeyi agomba gutangira kumwisha akiri ku bibero, atarashobora kwicaza hasi. Baduhaye inama bati, niba ukeneye kwigisha umwana wawe cyagiye ari kukureba neza ariko nkareba mu jisho, yutera akaririmbo, uririmba indirimbo zivuga iby'urukundo rwa Yesu, urukundo rw'Imana rwageze kuri twebwe. Iririmbe ya 15, uririmbe n'indi indirimbo z'Ibetelehemu, indirimbo z'ibihimbano by'umwuka byo muri Bibiliya. Izo ndirimbo ziririmbo turirimbo twiza ukunda, ngo iyo kuririmba haba hari inyigisho ikomeye cyane utamenye uyu munsi, uri gucengeza mu mutima w'umwana. Reba ingeso afite, amahane, utangira utegura ibyigisho bimukosora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu ntambwe ya mbere umubyeyi agomba kumenya ko kwigisha umwana bihera akiri mu rugo. Mu gitabo cyitwa Rengera ubuzima ya 2, paje 42, hari amagambo avuga ngo urugo rutigisha abana twavuga yuko ari rwo ntandaro y'ubuhanya, indwara n'ingorane ziroshye ku isi. Urugo rutabasha kwigisha abana, akaba nta mwanya wo kwigisha abantu baho, kubaha ibiryo gusa, kubambika, kubohera ku ishuri, ari byo ashoboye gusa. Urwo rugo rutigisha abana ngo rugira igihe cyo gutoza no kwigisha, umuntu yavuga yuko ari rwo rugo ruteje indwara, ingorane n'ibibazo byoretse isi muri iki gihe. Bavuze n'umuvumo. Noneho birumvikana yuko kwigisha mu muryango ni iby'ingenzi. Kandi babyeyi twahawe inama ngo igihe twigisha abana tujye twemera dukoreshe buno buryo, utegura icyigisho ukivuge mu mutwe, ubarangira aho byanditswe. Izo nkuru ziryoshye iyo uzibabwiye ugendereye impamvu, atari kugwiza inkuru gusa ukeneye ko zigira icyo zikora. Ari inkuru zivuga ubuntu bw'Imana, ari zivuga amategeko y'Imana, ari zivuga imbaraga y'Imana. Izo nyigisho zigera igihe cyo kuzibwira abana bawe. Kenshi biratubwira ngo wicaye mu nzu yawe kugera nuko ubyutse. Ni byiza kwigisha abana, kandi bana b'Imana turi kubyiga uyu munsi mu materaniro, ariko ndabamenyesha yuko dukurikije n'arebonye tubona aha hanze iki kintu cyarazimiye cyane nk'igihe cy'Abayuda. Byasunikiwe abandi, umwana w'imyaka 3, umwana w'imyaka 2 yoherezwa undi mwarimu, nyina nta no kumwisha mu gitondo, abyuka mwambika, abyuka mukenyeza, amugaburira, ngaho mujyane. Mbese mubyeyi unteze amatwi, ni ryari wigisha umwana wawe? Icyo gikwiye kuboneka byanze bikunze. Nikitaboneka ntabwo uzakira urubanza rw'Imana, kubera umwana wawe ntabwo azagira imico myiza. Azamenya Icyongereza n'Igifaransa, azamenya imibare n'ibindi, ariko ntabwo azagira imico myiza. Azasuzugura abakuru, azajya gukoza isoni, azahogomera akiri mutoya, uzavunika hari, uzicwa n'agahinda umureba. Kandi azi Igifaransa, azi Icyongereza, azi n'imibare, kuko ntabwo yatojwe umuco mwiza w'umuryango. Mu byo abantu bagomba gutozwa rero, bagomba kwigishwa kubaha Imana, kumvira Imana, kumvira ababyeyi, ndetse ngo ayo masomo kumvira umubyeyi no kumvira Imana bigomba kujyanirana, ku buryo umwana bimwinjiramo neza, akamenya yuko umubyeyi ari umutegetsi utavuguruzwa ku mwana we. Ntabwo ari byiza ko umwana wawe akuvuguruza ngo wemere. Si byiza yuko asuzugura ijambo ry'Imana ngo wemere.
nasomaga amagambo ari mu gatabo kitwa Twebwe n'Abana Bacu dufite hano, havuga yuko igihe umubyeyi ari gutoza umwana kumvira ngo yumvire ubutegetsi bwa nyina, ngo n'igihe haba hariho ibintu mubuza kumena, niba abandi batoya za televiziyo n'ibirahuri, ngo ukabona zabihungabanya, atangiye gukubagana, atangiye n'akazi, ngo ntukaje bihungisha byose ngo ubijyane mu cyumba bimuhungishe. Igihe ukeneye ko atabimena ubivanye aho ari, ngo ujye usigazaho iki gikoresho kimwe kizabura urugero umuhanganiraho kugeza ubwo uzamenya neza ko yakumviye, ko yamaze gufata inyigisho yo kutabimena. Naho iyo bijyanye byose ukabimuhisha, we yumva ko akuganje ko wamuhunze. Ni byiza ko umwana umutoza ukoresha amahere ya kibyeyi, ukabigiramo intego, ukareba uterekane we ku mwana wanjye atakimvuguruza, ukavuga uterekane we ko iri somo byinjiye ko atakimvuguruza, kubera abana batoya bamenyerewe kuvuguruza ababyeyi babo. Indi gikoma nshaka amata, mukereke mu muhamata, nshaka iri mu isukari, nshaka irindazi, ngo uyimureka nshaka irindazi akajugunye, imuza ndirindazi. Ibyo bintu urukwica umwana wawe, uri kumurimbura umutima n'ibitekerezo. Ije uhagarara ku cyo wavuze, niba uzi ko ari cyiza, ushikamo ukomeje, urwana iyo ntambara mu myaka 3 ibanza, kugeza ubwo uzamenya uti iyi somo ririnjiye neza. Nubwo byaba bitamuryoheye cyane, kuko mbitegetse kandi ari ingirakamaro, nibura ryaho bikeya hagaragaza ko afite ubushake no kumvira ababyeyi. Rero babyeyi, mu isomo rya mbere ry'ingenzi rikomeye ni ugutoza umwana kumvira ubutegetsi bw'umubyeyi butavuguruzwa. Ni ikosa rikomeye cyane muri iyo myaka mitoya gutoza umwana kumwumvira, mu cyimbo cyo kumutoza kukumvira. Reka nsome gatoya kuri ibyo ngibyo muri kino gitabo Twebwe na Uburezi n'Imirire Myiza. Uburezi n'imirire myiza kuri mugabane w'uburezi wa 2. Reka nihute gatoya nsomeho ijambo ry'ingenzi. Ijambo ry'ingenzi, gutoza umwana kumvira. Iyo jambo nshaka ritoya, paji na 9. Umurimo w'umubyeyi ukorwa gake cyane ugeranije nuko wagombye gukorwa. Babyeyi, mbese mwaba mwarize ubutegetsi bw'ababyeyi kugira ngo mubashe kumenyereza ubushake n'ibishyika by'abana banyu mu buryo bw'ubwenge. Mwigisha izo ntambwe zigwaguza kwishikiriza ku Mana. Ntabwo biba bihagije kubabwira ngo mukore iki cyangwa kiriya, ngo murangirize wibere simbirimo kandi wibagirwe ibyo wabategetse. Ibyo bituma abana batitondera gusohoza ibyo wabategetse. Mutegurira abana banyu inzira yatuma bumvira amategeko yanyu banezerewe. Mwigisha izo ntambwe zigwaguza kwizera kuri Yesu. Mubigishe gusaba Uwiteka kubafasha mu tuntu duto two mu buzima. Kuba maso bihagije kugira ngo babashe kumenya inshingano zoroheje zigomba gukorwa no kubingira akamaro iwabo mu rugo. Nimutabigisha hari uzabibakorera, ari we Satani. Uhora ari kanuye ashaka kubarema akarembo kose yanyuriramo ngo abibe urukumu mu mitima yabo. Noneho ni byiza ko mu gihe cy'imyaka 6 cyangwa 7 ya mbere y'ubuzima bw'umwana, kumenyereza impagarikiye nibyo bigomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe kuruta gutoza ubwenge. Nyuma y'icyo gihe akigishwa n'ubwenge. Ariko ababyeyi batoza abana babo kubumvira no kubumvira Imana ku rwego rutavuguruzwa, ku rwego rutagishwa impaka. Ndetse nasoma kuri kidogo n'igihe umwana yabategetswe imirimo ntayikore, naje hamagwa bashyirwe mu rukiko ayiryozwe kandi ayikore. Bye gushirira mu kavuyo ngo akatire hariya ngo woho bikore mwana wanyu ngure yananiye, birangira zarye birangiye muryame. Ukurikirana ku mwana yamaze kumenya ubutegetsi bwawe bw'umubyeyi. Ni ikosa kubona umwana avuguruza umubyeyi, amwikubitishwa kundi umwana agatangira kujya mu mwaka w'ikiburango kujya kwiga agikubitanye n'urushi ngo aranyishe we. Ibyo ntabwo ari uburezi mu by'ukuri, ni ukwica umwana mu mutima. Ni byiza gutoza umwana kumvira nyina wamubyaye, kumvira se wamubyaye, no kumvira Imana, kandi ukamwigisha kujya asenga Imana igihe cyose, akamenya ko umuntu agomba gusenga. Ni iby'ingenzi. Noneho ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe tumaze kwigisha umwana, twamaze kumubwira ibyo agomba gukora, twamushyiriye ibikorwa ku murongo, tugomba no kumutoza. Mu gitabo cya Yesaya 28 umurongo wa 10 hatubwira yuko hirya yo kwigisha agomba kubaho no gutoza. Nyuma mu wa 10 haranditse ngo
kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi tegeko, kuko ibyo ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi tegeko, itegeko ku itegeko, n'umurongo ku murongo, aha bikeya hariya bikeya. Abana bagomba gutozwa, bagatozwa gusoma ijambo ry'Imana, bagatozwa gusenga, bagatozwa gucana, bagatozwa kuvoma, bagatozwa guteka, bagatozwa gukubura, bagatozwa guhanagura ameza, bagatozwa kumvira, bagatozwa ikinyabupfura, kwimukira umushyitsi, kumwakira umutwaro, kumwaka inkoni, kumubikira igikapu, gusasa, gukoropa, kumenya gutunganya mu cyumba cyo ngo ni icy'ingenzi cyane, igisomo rikwiye gushimangirwa cyane n'ababyeyi, kujya guhengereza abana babarara, ukareba usiga bijambaguje n'usiga bishashe. Inyandiko zirabivuga cyane ngo umubyeyi agomba gutoza umwana we kumenya gusasa. Nasomaga amagambo mu gatabo kitwa kiriya kitwa guhanga kwacu gukomeye, ngo akajagari n'umwanda nta muntu bigira ngo abe umukristo. Akajagari, gusiga amashuka azingazinze, gusiga imyenda itaye ku buriri itazinze, amakabutura, amapatara, amashati, amakanzu ujugunywa n'ibindi. Uko kajagari ko mu cyumba, ngo nta muntu wawe umukristo atazi kugishyira ibintu kuri gahunda. Rero tugomba gutoza itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, umurimo ku murimo. Kamenya uti akanda karangije, azi guhanagura ameza hakaba heza, azi koza amasahani agacya, azi gucana umuriro ugafatwa, amaze kumenya gukora umutsima, amaze kumenyera gutunganya mu cyumba. Ariko muzirikane ko nibarenga imyaka 3 utwo tuntu batatwigishijwe, ngo bizakuvuna kubakosora, ariko uzagerageza uzaruha cyane. Niyo mpamvu usanga kuba bigerageza, usanga hari umwana mutoya uzi gutunganya mu cyumba, ariko za nkumi n'abasore bikijagaraye. Biterwa nuko uwo mutoje ari mutoya. Hari ababyeyi bibuka bakerewe ati ariko reka ndwane n'uyu ukiri mutoya, abandi baranshitse. Usanga ndi mutoya asigaye azi gutunganya kuruta bakuru. Nibyo iyo narebonye ngenda nyibona mu miryango, aho usanga umwana mutoya atunganya abakuru batazi gutunganya. Nuko kubera iki? Nuko abahe gukererwa. Ariko ngo nabyo ntukarekere iyo ngo uzashyiremo agatego urwane, wariko bazakosoka bikuruhije. Ahari bizasaba ko bari mu gitondo cyo mu cyumba cyabo umugarute ngero utunganye, wemere uruhi. Ha kubera wakerewe kubikora ntugatongane, ntukabakira, ntukababwire nabi, uzagerageze kubatoza. Rero itegeko iby'Imana rero ni ugutoza itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, akazi ku kazi. Bagomba gutozwa kwiga ijambo ry'Imana, kumenya gusoma muri Bibiliya, kumenya gusenga, kumenya kuririmba, kumenya gukora imirimo yose bakayitozwa. Ngo imyaka 7 igomba kurangira umwana ashoboye gukora imirimo yo mu rugo, ku buryo agomba kujya kwishura akiga ibindi, ariko iby'umuryango yarabimenye. Tukavuga ngo dufite amafaranga menshi mu rugo, nta kibazo dufite. Oya, ntabwo amafaranga ufite ntabwo ari umwana wawe. Umwana wawe ntabwo ari ufite amafaranga, niwe uyafite, nawe azishakira ye, kandi abana banje gukora akazi yatojwe n'ababyeyi be. Noneho iri mu gitabo cy'Imigani 22:6 tubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ijambo kumenyereza nuko mujyanirana, mukajyana guhinga, mukajyana guteka, mugafatanya gusoma, mugafatanya indirimbo, mugafatanya urugendo, mugafatanya iki. Uko gufatanya ukamumenyereza bisobanuye kumubera icyitegererezo, akabona nawe wabikoze, ari we wihannye wakosheje, ari we ubanje gusenga mbere y'uko urya, usenza mugiye kuryama, akabona ubanje gupfukama, ubanje kuririmba, uzi kwakira abashyitsi. Uko kumutoza mujyana muri kwakira abashyitsi, ntukamushuniye wenyine, mujyana urazanira ko umwana njyana yindi mwana wanje, urazana ibisinza n'ibihiye. Uko kumutoza turajyana mu gikoni, uko kumutoza uko kumumenyereza, ukamumenyereza akabimenyera. Birakwiriye kumujye abikitegererezo, kuko yibwira umwana ngo abikore wowe utabikora ni ikibazo. Haba ku mico no ku mirimo, ababyeyi bagomba kubikitegererezo cy'abana babo, nibwo bagomba kubamenyereza imirimo myiza. Kandi umwana wigishijwe agatozwa akamenyerezwa, ngo azarinda asaza atarayivamo. Mu gitabo cya Yakobo 3:7 hatubwira yuko abantu Imana yabahaye ubushobozi bwo kumenyereza. Uvuze ngo ntabwo nabishobora ububeshyi, kuko iri somo riraturega ko bishoboka. Haranditse ngo abantu bashoboye kumenyereza inyamaswa, abantu bagatunga inzoka, bakorora intare, bakorora ingwe,
bakorora ibisimba bikarishye. Uko gushobora kumenyereza inyamaswa abantu barabishoboye. Uko niko Imana yahaye umuntu gushobora gutoza abana iyi mico bifuza ko bageraho. Rero kumenyereza birakenewe kugira ngo umwana azabe ingirakamaro. Icyanyuma ni uko igihe cyose wamaze kwigisha umwana ukabona hari ikosa rikirimo, kuko umuntu afite amakosa amwiziritseho, ntabwo wakwibwira ko umunsi umwe bizarangira, ahubwo ingingo ya nyuma nuko no guhana byemerwa. Guhana biremerwa igihe umwana ubona hari ikosa ryamwiziritseho, wenda nihererekanye murage, ntukamukubitana umujinya, hari igihe ari wowe abikomoraho, ntukamukubitana ubugome, ariko ijambo ry'Imana ryemera ko igihe ubonye hari akageso k'umwana mutoya kanze gucika, hari isomo umuha ntiyumve, ko ntatemera gukosora, wagira ngo ntabwo ari kubyumva. Handitse mu gitabo cy'imigani 23:13 aravuga ngo 23:13 aratubwira ngo ntukange guhana umwana wawe, kuko numukubita umunyafu ntazapfa. Ntukange guhana umwana wawe, kuko numukubita umunyafu ntabwo azapfa. N'umunyapfu ntabwo ari ikibando, ntabwo ari inkoni, si ukuzana igisura, si ukuzana umujeneti, ni umunyafu, ni agatega afite ibyatsi. Uzagakubita umwana kugira ngo urebe ko wamuca ku ngeso yanze kuvaho, ntabwo bizamwica. Naho mu gitabo cy'imigani 23:14 uzamukubita umunyafu maze uzakiza ubugingo bwe kujya kuzimu. Umunyafu hari igihe umwana yari kuzarimbuka, yari kuzankura umugi, yari kuzaba indaya n'indangare, ariko wamukubita umunyafu uwo mwana ntazaba akigiye kuzimu. N'abana benshi bajya baduha ubuhamya, cyane b'abakobwa bakeya nagiye mbona bigeze bifata nabi mu mizo ya mbere, ariko se yamutahura, yagize agakungu akamushyira mu nzu, akamukubita umunyafu ushaririye. Hari abambwiraga bati kuva uwo munsi nize gushaka ntarongera gukubagana ngo njye kwangara njyana n'indangare. Mu gitabo cy'imigani 29:15 haratubwira ngo umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. Umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. Umwana agakora ikosa, nyina akaterera iyo isagatera, ariko bambwiye mwana wanjye, bambwiye ngo watukanye, bambeshye, bakubeshyeye mwana wanjye. Ni byiza ko hirya yo kwigisha, hirya yo gukosora, hirya yo guhugura, hirya yo gusenga, hirya yo gutesha, igihe umwana agaragaye yuko atari kumva, ni byiza ko hakorwa n'uwo murimo ukomeye w'ingenzi. Muri kano gatabo mfite kitwa mu buye gutarukiraho 73, reka nsoma aya magambo dushyira kuzagira ku musozo. 73 hatubwira igihe umwana agomba gucyahwa ahakoreshejwe umunyafu. Urugero rwatanzwe rumwe, ubwo hari n'izindi nyinshi, turavuga n'izindi mu magambo ariko masomye rino. Igihe biba ngombwa gucyaha imyuka mibi, kenshi nagiye mbona abana bato bihirika hasi bakaboroga, iyo ibyo bashaka byabaga bikomwe mu nkokora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo ari yerekwa, naho yatembereye, naho warahageze, aho umwana bamwima icyo asabye akigaragura hasi akaboroga. Murababonye mwese, murabazi, wenda bari iwawe, wenda bari iwanjye, wenda twabonye mu baturanyi, ibyo bita kwivumbura, akigaragura hasi. Icyo cyaba ari cyo gihe cyo gucyaha imyuka mibi. Umwana azihatira gutegeka intekerezo z'abana bacu, mbese tuzamwemerera kubagira ibitandame kuko abyifuza. Abo bana bato ntibashobora kumenya umwuka uri kubakoresha uwo ari wo. Niyo mpamvu ari inshingano y'ababyeyi gushishoza, bakabareberera. Ingeso zabo zigomba gukurikiranwa neza. Kubogamira mu bibi bigomba gukumirwa, maze ubwenge bugakangurirwa gukunda ibitunganye. Umwana agomba gutewa akanyabugabo mu muhati yose ngo amenye kwitegeka. Hano haratugaragariza yuko igihe umwana agerageje kugaragaza ariya mahane, kuriya kwivumbura, kuriya kwigaragura mu mukungugu, ari kurira avuza induru, icyo gihe umubyeyi akwiye kuba hafi akamenya ko uwo mwuka mubi agomba kuwamagana akoresheje kumubwira uwo ari wo, kubimwiyama no kumukosora akoresheje umunyafu.
ibyo biremewe. Kubera iki se? Nuko hari igihe usanga ababyeyi ikosa bagira, iyo bibaye bityo ahubwo bamuha icyo ari gusaba, ngwino bakiguhe, ngwino tukiguhe, ngaho wirira haguruka, umwana agahaguruka. Uwo mudayimoni umuhongereye, ni dayimoni ubuhaye ibiryo, dayimoni ubuhaye igikoma, dayimoni ubuhaye irindazi. Ugomba guhana uwo mwuka, ukabanza kubisengera, ugasaba Imana ngo iguhe igihano n'ubukoreshe imbaraga n'ubukoreshe cyaho uwo mwuka. Niba ari ukuganiriza, niba ari ukwigisha, niba ari uguhana ukoresheje umunyafu, ariko si wa munyafu w'umujinya. Kwari igihe igaragura yaba ari umubyeyi n'undi usanga utagira n'impuhwe, agafata inkoni kubita umwana, ugasanga nawe ni dayimoni uhanye undi dayimoni. Oya, ngo ntukigere urambura ikiganza ngo kimanike kubita umwana wawe gifite uburakari nk'ubwo n'abafite. Ijye ureka wowe ubwawe bushire, banza ubusengere, umuhamagare, umwicaze, nibiki byabaye bitewe n'iki, umuganirize. Numara kumuganiriza, niba ari byiza umukubita akanyafu, niba gusabye imbabazi ko atazongera, utegereze, ariko ushyireho imbaraga k'uwo mwuka mubi umutera kwigaragura hasi utazongera kwigaragaza muri uwo mwana. Kandi ko nibigaragaza uzahangana nawo ukoresha ubwenge Imana iguhaye, nk'ubwo yahaye Mariya, bigasoza umwana agiye ku murongo mwiza. Aya magambo rero araduha inama ko tugomba gukoresha imbaraga zose kugira ngo habeho guhana, kuko iyo hatabayeho guhana umwana yigira ikigenge, kandi iyo hatabayeho iyo habayeho kuba ikigenge tuba duhombye cyane mu buryo butagaruzwa, kandi tukababazwa n'Imana iyo ngorane ikomeye tuba dutakaje by'iteka ryose. Amagambo asoza, reka tuyasome muri kino gitabo cy'amabuye gutarukiraho n'ubundi. Iyo habayeho kwirengagiza uwo murimo, ingaruka zibaho n'uburyo tugomba kubikora ngo twe kuzagira izo ngorane. Haranditse ngo kwirengagiza idini mu rugo, kwirangiza kwigisha abana ni ikintu kirakaza Imana kuruta ibindi byose. Aha ni mwana umuzingo wa kabiri, aya magambo muzayabona. Rajya hepfo cyane. Satani afite umuhati yuko ibyo abantu nzirigana ku Mana, kandi imigambi irasohora igihe ibyo gusenga bitakitaweho. Iyo bashe kuruha ubwenge bwabo mu mirimo kugira ngo be kugira igihe cyo gusoma Bibiliya zabo no gusengera yiherereye no gukomeza ituro ryo guhimbaza y'ishimwe ryo gutwihuga icyano cyabo urugo cyangwa itora nimugoroba. Mbega ukuntu abazi uburyo y'umushukanya ari bake, mbega uburyo batazi uburyo y'umwanzi ari bo benshi. Satani ahantu atwikira akadutesha uburezi bwiza mu muryango nuko turoha mu mirimo, umuntu agataha yarushye yatunaye, no guhurira mu kazi, oza zana amazi, koribi, imigeri, ibitutsi birahiye, kurya turarangije, dusenge mujye gutembagara mu ryame. Ugasanga ubuzima n'ubwo kiganiro cy'abana ntacyo. Satani rero yabonye umurimo